ibintu byoroshye, ikoranabuhanga ryagiye rikwira ku isi yose, twabonye ari bwo buryo bwiza bwadufasha bwatuma abantu batandukanye mu bihugu byose bitandukanye byo ku isi babasha gukurikirana iryo koranabuhanga rya YouTube, babashe kuba bakumva n'ubutumwa bwiza buturuka kuri korali Alliance. Yesu ashimwe, turabasuhuje tubifurije kumera neza. Uyu munsi turi mu karere ka Bugesera, amatsiko yo kumenya korali Alliance. Ni korali yavutse ite? Ni korali yabayeho gihe ki? Ni korali igizwe n'abantu bangahe? Ifite iyihe ntumbero? Muri make tugiye kuganira n'umuyobozi wayo, aratangira twibwira amazina. Mwitwa bande? Nitwa Rwamanywa Jean Marie Vianney. Nkaba narahoze ndi umuyobozi wa korali Alliance no kuva itangishingwa, ariko muri no minsi nkaba narahereje ubasha undi muntu kugira ngo nawe akomerezeho. Korali Alliance rero yatangiye mu mwaka wa 2008. Yego. Itangira ari korali y'abanyeshuri. Icyo gihe ntago yitwaga korali Alliance, ahubwo yitwaga korali Esperance du Salut. Bivuze iki? Ibyiringiro by'agakiza. Yego. Yitwaga Esperance du Salut, ari byo byiringiro by'agakiza. Hanyuma ku buryo iryo zina ryavugikaga cyangwa byavugwaga, umudugudu uza kudusaba yuko twabihindura kubera ko byabagoraga kubivuga. Birumvikana, birasa naho bigoye abantu batageze mu ishuri. Mu buryo bwo kubidusaba rero duhitamo guhita tuyita korali Alliance. Mwumvaga ariko kavugitse neza. Alliance byo bivuze iki n'ubundi umuntu utazi urwo rurimi? Alliance bivuze amasezerano. Yego. Hanyuma Rwamanywa rero tubwiye ko korali Alliance yatangiye muri 2008. Mwari abantu bangahe? Korali Alliance mu itangira ryayo yatangiye ari korali ifite nk'abantu nka 35. Yatangiye ifite imbaraga, ariko kubera yari korali y'abanyeshuri, bamwe bakarangiza bahita bigira ahandi, abandi bagenda iza kongera gusa nkaho isubiye hasi cyane. Yego. Igera ku buryo hari n'igihe yigeze kuba ikorera igeze mu bantu 10. Gusa mwarasengaga ko numva byamanutse bikagera hasi nk'aho mwakaguye ubwami bw'Imana ngo n'abantu baze bakora umurimo. Twarasengaga cyane, ahubwo kubera izo mbogamizi uko ari abantu yatangiye ari korali y'abanyeshuri, abarangizaga babonaga akazi hirya no hino bakagenda baducika, bigatuma batongera kugaruka. Hanyuma duhura n'izo mbogamizi. Yego. Hanyuma mu karere ka Bugesera hari amakorali tuzi menshi azi kuririmba. Mwageze ku itangazamakuru namwe, uyu munsi kuki mwifuje yuko indirimbo zanyu mujye kuzajya mukora zanyura nko ku itangazamakuru? Cyangwa impamvu twifuje yuko indirimbo zacu zanyura ku itangazamakuru no kugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, bive ku mudugudu wa Kayumbu, bive muri paruwasi ya Nyamata, bibe byagera no mu gihugu hose ndetse no ku isi yose. Ubwo se abantu babasabye guhindura izina bazaborohera kubafasha kwamamaza ubwo butumwa? Bazatworohera nta kibazo. Cyangwa byari iminsi ya kera uyu munsi byaciyemo? Ubundi no kudusaba guhindura izina ntabwo ari uko wenda bari batwanze cyangwa ibindi byose, ahubwo nuko iryo zina ryasaga nkaho rigoye, n'ugiye kurivuga bikamugora. Duhitamo rero natwe gushaka izina ryoroshye kandi ritagoye. Yego. Hanyuma n'iki noneho muri rusange wumva ugiye gusaba abantu mukorana uyu murimo? Kuko baravuga ngo ujya gutera uburezi arabwibanza. Abo muri korali yanyu mufatanije, n'iki wumva ugiye kubasaba? Icyo ngiye gusaba abaririmbyi dufatanyije ni uko twafatanya tugakora umurimo w'Imana neza, tukamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo hano mu Rwanda ndetse bugakwira n'isi yose. Murakoze cyane. Murakoze. Abasuhuje, twahoze turi mu giterane cya korali Alliance mu karere ka Bugesera. Uyu munsi twagiye tubaza abantu batandukanye, tugeze ku wundi nteke. Urareba nk'umuyobozi ko byagenda kose, ugiye kutubwira nawe niba hari ikintu waba uzi kuri korali Alliance. Murakoze. Urabanza twibwire tumenye uriwe. Murakoze. Amazina yanjye banyita Sage Sylvestre, nkaba nanjye ndi umuririmbyi muri korali Alliance. Nkuko
bagenzi banjye bagiye babivuga kuri Alliance yabayeho mu gihugu kugira ngo yamamaze ubutumwa bwiza, abantu bamenye inkuru za Yesu, ababohoka babohoke. Ikaba yari yatangiye ku mudugudu wa Kayumbo, ariko tukaba dushaka kwagura ibikorwa bigakwira no mu gihugu hose no ku isi yose muri rusange. Saje ni muntu ki mu buzima busanzwe? Saje mu buzima busanzwe ni umuntu naho ukunda umurimo w'Imana. Hanyuma icyo nabaga nari maze nko muri korali, njyewe ntabwo ndi umuyobozi, ahubwo korali gitangira nabafashaga mu mihimbire y'indirimbo dufatanyije na bagenzi banjye no kunoza ibintu by'amajwi uko umwami yagendaga anshoboza. Ubuzima buri hanze ya korali tubwinjiremo cyangwa tubwihorere? Ubuzima buri hanze ya korali ntacyo bitwaye. Ubuzima busanzwe njyewe ndi umurezi. Yego. Hanyuma rero nabonye korali Alliance ifite gahunda zo kwamamaza ubutumwa binyuze kuri za YouTube. Mufite chaîne nabonye yitwa n'ubundi Alliance Choir. Ubwo niki kintu cyabateye kumva yuko mwafata indirimbo zanyu, ibihangano byanyu mukabishyira kuri YouTube? Intego yacu mu by'ukuri ni ukwamamaza ubutumwa bwiza. Rero kubera ko ibintu byoroshye, ikoranabuhanga ryagiye rikwira ku isi yose, twabonye aribwo buryo bwiza bwadufasha, bwatuma abantu batandukanye mu bihugu byose bitandukanye byo ku isi babasha gukurikirana iryo koranabuhanga rya YouTube, babashe kuba bakumva n'ubutumwa bwiza buturuka kuri korali Alliance. Urebye intego nyamukuru ni ukwamamaza ubutumwa bwa Yesu Kristo. Yego. Hanyuma icyo usaba aba bantu rero kugira ngo byibura ubwo butumwa bwaguke bukomeze bugere kure n'igiki? Ikintu nabasaba rwose, bakaba bakoze umusanzu ukomeye, kandi tuzi neza ko ibyo dukora tubikunze, nitugera mu bwami bwo mu ijuru Imana izabidukubira. Noneho kwamamaza ubutumwa bwiza ni akarusho kubera ko haba hari icyo ufashije abantu. Icyo twabasaba rero cya mbere, niba babonye ubwo butumwa bwa Alliance, ni ugukora subscribe, gakanda kuri ka kantu gatukura n'akazogera kariho. Ikindi agakora kuri like. Ikindi cyakurikiraho agasharinga bagenzi be batandukanye, bizaba biri kugaragaza ko ari gutanga umusanzu wo kwamamaza ubutumwa bwiza. Yabaye n'inama atugira n'icyo atubwira kindi, agashyiraho comment, akagira ibyo adusaba twagenda tumodify cyangwa se twongeraho, byaba ari inkunga ikomeye cyane. Murakoze. Namwe murakoze cyane.